turi ipfubyi ariko tubayeho mu buzima bubi. Twari twifite kabisa, tugifite ababyeyi, twabayeho mu buzima nyine, ubwo urabyumva ubuzima bw'abana. Ubuzima ariko njye bwo impamvu turi aka kanya hano ni yihe? Sobanura nyine mwamwe ko ari ikibazo mwagize mu nzu mwasigiwe n'ababyeyi. Twaguhamagaye nk'umunyamakuru, ikibazo dufite twararyamaga mu nzu ababyeyi bacu badusigiye, twajya kumva tukumva hejuru y'amabati ibintu birimo birakubita, tuza kuzata inzu turagenda. Ubwo ni ugutorongera wigira ubwo barese umukuru nguri mufashe gusoye mukuru natabure mugatabana kameze nk'ihembe gafite ijisho n'umunwa umeze nk'akagasimba kaba mu gishanga. Yego, ibyo nibyo nari ndimo kubabwira babashe kohereza. Izi mbaraga tubonye ku rugi, imirage tubonye se niwe yohereje? Bashaka nizanye ninjye uzohereje. Ubuse ko batinjira mu gipangu bahinjira? Oya, nibagene nta kibazo. Twinjire. Niri hembe barikomeze cyangwa tukijugunye. Turi ahangaha mu karere ka Musanze, niho turi. Ni inkuru yatuzanye byishira byinshi mwumva ku baganga bagiye batandukanye ba gakondo. Byishira byinshi mugenda mwumva abantu bavuga ati twari imitungo yacu, umuryango wacu arigaruriye. Ndi kumwe n'abana b'abahungu babiri negereje, bangeje ikibazo bava ko hari umuganga ugaruza ibyibwe wa gakondo, wagize gucya kabaka ibihumbi 100 bakabimuha, yabatsenga amazina n'amafoto. Hanyuma rero bagize ikibazo cyuko banyazwe imitungo mu buryo batazi, ariko bararyamaga bajya kumva hejuru amabati yarenda kuvaho, bakumva ibintu bimeze nk'imitingito, bakumva abantu batera hejuru amabuye ku mabati, bajya kure bagasanga nta bantu bahari, bifashije umuganga. Kuri uno munsi tugiye kumenya inkuru nyamukuru byagenze bite, ngo muganga yababwiye ko ku muryango iwabo ngo hari ibintu bihari bagomba kuzajya gute, kuri uwo munsi bagomba kubikuraho, hanyuma ngibyo bamusigayemo akabibasubiza. Hari abesikoro, hari abatekamutwe, hari n'abaganga bavura. Nge nemere ko ibikorwa wakoze babikoze, kandi reka rero tuze kureba bitangaza, unyemeze nemere ntunyemeze. Niyo mpamvu nabo bavuze ngo reka tuzane n'itangazo, kuko bavuze ngo bazana abanyamakuru bigene neza. Ndabona bacomutse kambinjirire amajwi n'amashusho, nizeye ko muyabana neza. Abasa ineza amahoro. Ndahera ku muto, imeze neza? Imeze neza. Igipapa cyawe ariko sinkututse. Yego. Byose ni Imana. Yego. Imeze neza umusaza? Meze neza ntari. Nishimiye kubabona, twari turi kumwe, ariko umukamwe mwe ati katuje kuri shangazi, tumubwire gahunda, ariko nize ko mwamuye shangazi wanyu. Twamubonye. Inkuru yacu n'umunsi ni yihe? Inkuru yacu ye barayimbwiye, ari niyo mumaze kuvuga. Uko ibintu bimeze ubu, ko tubona turi ipfubyi nk'uko babigusobanuye, ndakeka barabikubwiye. Yego, namwarabibwiye. Ariko uburyo bimeze turi ipfubyi, ariko tubayeho mu buzima bubi. Twari twifite kabisa, tugifite ababyeyi, turi ipfubyi. Bane tunagenda ariko mwahanyeretse baje kuzapfa. Nyuma yabwo nyine ubwo ibyakurikiyeho twasigaye turi ipfubyi nyine, birumvikana. Twaranigaga n'uyu petit frere wanjye, ariko nyuma yo gupfa ntabwo twasubiye mu ishuri. Ariko njye n'ubundi bapfuye, n'ubundi nasaga nkaho ndangije, n'ubundi nahise nyarangiza. Ariko petit frere yarageze mu mwaka wa 2 segonderi, nyine ubwo ngubwo biba birarangiye. Byaje kugenda gute noneho kugira ngo mwisange mu bupfubyi no muri ubuzima mubaye? Ubuzima bwacu buryo byagenze nyuma y'uko ababyeyi bacu bitabye Imana, byaratugoye cyane. Byaratugoye cyane. Twabayeho mu buzima nyine, ubwo urabyumva ubuzima bw'abana. Ubuzima ariko njye bwo impamvu turi aka kanya hano ni yihe? Sobanura nyine mwamwe ko ari ikibazo mwagize mu nzu mwasigiwe n'ababyeyi. Twaguhamagaye nk'umunyamakuru, ikibazo dufite twararyamaga mu nzu ababyeyi bacu badusigiye, twajya kumva tukumva hejuru y'amabati ibintu birimo birakubita
birakubita tuza kuzata inzu turagenda. ubwo ni ugutorongera. Ubwo urumva yuko twari tumabayeho mu buzima bugoye. Mwahunze inzu kubera iyihe mpamvu? Kuri ibyo bintu byakubitaga, dore ko bambwe ko na murumuna wajya arwaranga, yajaga arwaye ibintu bisa nk'igicuri, muri icyo gihe ibyo bintu byajaga bikubita hejuru y'amabati. Petit frere yarabirwaraga, twararyamaga tukumva nyine ibintu birimo birakubita, agahura n'icyo kibazo n'uburwayi, ariko twaje kuzasohoka nyine bisa nkaho bigabanutse, ariko nubwo aho twagiye naho nta mutekano hari. Biracyagufata ibyo bintu cyangwa wavuye ngo n'ibyo yakongera? ubwo ngubwo nyimara kuva aho ngaho byagiye bisa nk'ibigenda biza gake gake, ntabwo bikiri nka mbere tukiba mu mazu ababyeyi bacu bari baradusigiye. ubu mubayeho mute? ubu ngubu ukuntu twari tubayeho, igihe cyagezeho inzu tumaze kuzisohokamo turatorongera turagenda, ariko kubw'Uwiteka navuga yuko nkaho uri aha nk'umunyamakuru wabyongeye kwihera ijisho, nawe twagerayo ukabanza ukihera ijisho. harya umuza ngo muganga abacenga 100,000. Muganga uko byaje kuzagenda nyuma, naje gufata icyemezo kubera ngiye nkoresha imbuga nkoranyambaga, cyane cyane rwa YouTube channel. hari ntuze nabonye, hari ikiganiro nabonye ngo ni Kigali News 25 ni nayo turiho. mbonye ikiganiro, mbona umuganga ugaruza ibyibwe n'ibyo bintu byose nyine nakubwiye, n'ikibazo cyacu nza kugisangamo baragikemura. ubwo rero mu kugikemura afata za nimero mujya mushyiraho, ndahamagara mpamagara umuganga. wamuhamaga mubwira gute? we yagusubiye iki? Naramuhamagaye musobanura ko ikibazo cyacu kimeze, aca amafaranga angahe? yaciye 100,000. ndayemera. ubwo rero mu kuyemera, nta n'ikindi yagusabye? yasabye Petit frere nyibutsa, yagusabye amafoto. amaze kumusaba amafoto, yemera yuko yaba amuhaye mu 100,000, aramubwira ati rero twabanza tukaguha igice. aba arabyemeye. akimara kubyemera turamubwira ati rero ikibazo dufite, tugiye kuba tuguhaye igice, none ikibazo dufite ntukidukemurira, tugomba kukongera tunagenda. ubu kigiye gukemuka murizeye? cyarimo ababitirira cyane uko usanga ngo ari umwisukuru. yenemera nabonye, ariko aya turamwizeye. nabonye ibiganiro byinshi bagiye bakora byaragiye bitanga umusaruro, nabo yabikoreye hari 2 twavuganye dusanga koko byarakunze, baduha ubuhamya. ubwo rero turamwizeye. ni ukuvuga rero hari ibyo mwambwiye kare ngo avuge ko hari ibintu bateze ku muryango wanyu, ngo n'ubundi ntabwo mwajyaga muhinjira. ntabwo twajyaga tuhinjira nyine, ubwo birumvikana. kwisi unyaruka ugezeyo? ngezeho ni hano. umbaze neza ko tubona, urumva tugezeho ni hano. wamuhamaga kugendera ku byo yakubwiye, kuko n'umuntu mwambwiye ko iyo muje yego ibintu bibakubita ku muryango iyo mukoze ku rugi. nimero ni iyi ngiyi, reka nze nyihamagare. nawe nk'umunyamakuru wihereje. aha kare mpamvu ndi hano. wihereje n'imyuka mibi, n'imyuka. ushyiraho pariyeri twumve, ushyiraho pariyeri. Ego muganga. Yego. Muravugana na wa muntu wari wabavugishije kuri ya mafaranga, cya kibazo twababwiye kuri ba bana b'ipfubyi. ubwo rero twageze iwacu. mwahageze? ubu niho turi rwose. hari ubwo mwinjiye mu nzu? ntabwo turahinjira. ntabwo mwemerewe kuhinjira ntaramara gutegura aho hantu. mfite n'ubwoba. y'amafaranga se yose mwamaze kuyishyura cyangwa ni namwe mwishyuye gusa bya 100,000?
turaza kuyaguha nta kibazo, amafaranga arahari. Okay, mbo reba noneho hari akantu ndi kubona aho ngaho. Hari ahantu ndi kubona hari ahantu k'akagungusi. Wiriwe muga? Uri kuhareba? Muga wiriwe? Niriwe neza. Nitwese akanone bifashije n'itara kuko tuvugana biri live kuko bavuze ko bavuga ko amafaranga bagusigaye muri koze bitangaza. Wenda nyuma ndaza kukuvugishiriza. Turabona hari imigunguzi myinshi. Ubwo sinzi aho basobanurira. Hari aho ndi kubona aho iruhande mu kaboko k'iburyo. Uri kuhareba? Hari akantu ndi kuhabona gasa naho ari ihembe. Gakungasa nk'agasongo. Yego. Tubona akantu kameze nk'urushinge. Yego. Ibyo ni ibintu by'ibihato bagiye babohereza kugira ngo bana babura amahoro n'amahwema ntibazabashe kuba muri ayo masambu yabo. None se babitaburure bagira gute? Niba bikuremo ngiye kohereza imbaraga zanjye ndetse birahita bivamo byose burundu ndetse babashe kujya bajya n'abaha uburenganzira nta kibazo. Mucukura wigira ubwo barese umukuru nguri mufashe gusuye mukuru. Natabure. Abacukuritse muganga ntabwo kuba nagira bwangiye gusohoka ngwino ngaruka muga tubonye amashanyarazi mbega samuka usimo guseka wo samuka muga tubonye amashanyarazi ibintu bikubita ku rugi rekara kana kisigira hino mutagira ikibazo mutwara kamwe kameze nk'iyeme muga ngende mwagiye imbere muga yemeye kugafotaho Hello. Vuga ariko twemerewe kugafataho. Gafateho ugiti bisubire kwa nyirabyo nta kibazo namaze koherezamo imbaraga zanjye. Wagafateho. Hanyuma nurangiza mwinshire ibindi ndabikorera hano mwinshire mu rugo rwanyu nta kibazo. Muga tubona kameze nk'ihembe gafite ijisho n'umunwa umeze nk'akagasimba kaba mu gishanga. Yego nibyo nari ndimo kubabwira babashe kohereza. Izi mbaraga tubonye ku rugi imirage tubonye se niwe yohereje Bashaka nizanye ninjye uzohereje. Ubuse ko batinjira mu gipangu bahinjira. Oya nibagene nta kibazo. Kwinjira. Niri hembe bari komeza cyangwa tukijugunye. Nibagende binshire nta kibazo icyo ngabi baretse kukijugunya ndababwira icyo bari buze gukorera. Muga twinjire. Ninshire nta kibazo namaze kuhategura sigaye kuhatirika. Ariko tubona mugenzi we ko bamwe murabemeze nk'umuntu ufashwe n'ibintu tutamenya. Tabona mu maso tutazi. Ni imbaraga zari zibashije kumusa nkaho zimukanze ariko nta kibazo ndaza kukorera hano. Ese muga mwibarize izi mbaraga koko byo muramwerekana ibintu koko ko tubona ari bitangaza. Nk'abantu nk'abaye mukira bari kumbaza byinshi wa mwana we kumbaza byinshi. Nyine nawe nashaka kumenya abadukurikiye ko ibintu murari bitangaza izi mbaraga muzikura he? Imbaraga nizo twahawe n'abakurambere. Kamera menjira mufute ntara mu nzu. Baturebe none. None se muga tukanimara kakemeye ko akaduhase cyangwa ninga guhamagaje. Hamagara ari kubishakana nayiguha nta kibazo. Wayimpaye byiza ayiguhe. Amafaranga y'abandi. Bari ikibazo ufite bayiguhe kumbaza nta kibazo. Mugareka arahari. Nimutayohereza abaganga Nta kibazo arahari. Abantu bari kuri bo bafashe iki? Turabafasha none se uwo ngura aho ngaho ubonye hari ubwo turi kumwe. Oya ni kuri telefone. Aho yaba ari hose nta kibazo twamufasha haba mu mahanga haba mu Rwanda nta kibazo. Hakoreshejwe iki? Abatabasha kubagera hakoreshejwe iki? Allo?
abataje kubageraho bakoresha iki ko numvise ngo bohereje amazina n'amafoto? bo baratwandikira kuri WhatsApp bakatwohereza amazina yabo n'abariyo n'amafoto bigwa byaba ngombwa hanyuma tukabafasha. n'abariyo bigwa Nta kibazo aho yaba ari hose twamufasha. indwara muvura nize uretse kuba mwakemura ibibazo biri hagati mu miryango abantu babanyagwa imitungo yabo cyangwa bakabangaza nibihe bindi mukurikiye? Nibihe bindi mukora bitameze nk'ibi ngibi tubonye abana ko basubiye iwabo no mu mitungo yabo kandi ngo bababwiye kari imiryango ko asa bikoze? Nibihe bindi mukora? Tuvura indwara zose zananiranye za karande, turatsirika indwara zose zananiranye za karande, amarozi, uruherano, ibitegano, byose tubasha kubivura. Wa mu muti w'akazi se? Ntabwo wa muti nta kibazo, nawusuzuma nkareba hanyuma nagufasha nta kibazo kandi ukabasha kubona akazi. Yego, hari abantu bavuga ngo abakunzi babo barabanze, ngo abagabo bataye ingo zabo, ngo abagore bataye ingo zabo, ngo mu miryango bahoramo induru, nabyo murabikora? N'ubu nibyo ndimo, abantu turi kumwe hano baje gushimira kubera ko nabashije kubafasha muri ubwo buryo. Ibyo bibazo ukumbaza ahubwo wagira wari uhari. Ngaho ushimira ngo reka abantu abagusubije ubwo ibindi n'ibyawe nabo. Bamwe tuvugane ahubwo bansubiza amafaranga yanjye kuko ikibazo cyakiraho namaze kugikemura. Turi kukumva nta kibazo. Noneho mukore ku buryo aho kwinshiramo hari ikibazo mufite? Nta kibazo. Byarangiye bya bindi mwinshagamo mukagwa mukajya mutera ikindi kibazo kirimo? Nta kibazo rwose. Mujya kunyohereza amafaranga kuri iyo nimero yanjye rero hanyuma. Ubu se hari ibindi byaba biri nko mu nzura? Oya, nta kibazo. Naba abantu bateraga amabuye ubu ntibagaruka nijoro nituryama? Wajyaga wumva se ku mabati ibintu biri kujegera byirukanka byose ko winshemo wumvisha hari ibirimo? Ntabyo. Bizongera nta kibazo nabihagarika. Murakoze, ikibazo turahita tugikemura. Sawa uhita ugikemura kandi ntongera kuguhamagara. Ni kuri ya nimero. Sawa. Tugomba kudadushaka n'abakiriya rwose. Oya, nta kibazo, abazaza batugana tuzabafasha. Murakoze cyane. Katubashimire mwese twisohokere. Tubashimire mwese mwe mudukurikiye, ariko ngira ngo kamera urabona ko bafite igipangu kinini, hari hejuru no indani. Hano nino nzu urabona hari inzu zitari zakavuguruwe. Kurahiye. Muri yumva mutakakanya. Ndumva ameze neza. Ubu ngubu ndumva ameze neza cyane yuko nagiraga ikibazo cyo kuba nakwinjira ahangaha, ariko biri amahire muganga ndamwizeye, ndumva yabikemuye. Ikintu kimwe ngiye kumva mu mubiri wanjye ahantu hose yinjiyemo ibintu byirukamita manyimara kubona imirabyo. Nanjye nkigera ku marembo mise numva umubiri wanjye ntazi uko ugize. Ubonye mera gutya? Nagiye ntago nari mpari. Reka muremeye ubu mugiye gusura mu gipangu. Tuzanabasura mu nzu zanyu nuko nyamba nirukanka. Kandi murakoze cyane. Umva ntago twari twemereye kwinjira mu gipangu, ariko ikintu tubashimiye, gipangu noneho twemeye kukinjiramo kandi mugira amahoro n'imigisha. Abantu bajya bavuga ko bamwe na bamwe ari abesiko. Yego, bamwe n'abesiko, ariko nk'uyu nguyu ukoze ibintu nk'ibi muramutagira ubuhe buhamya mu byo mubonye? Nibyo, hari abavuga yuko hari abantu babesikoro koko bakoresha ubu buryo, abaganga ntibabizere neza 100%. Ariko ngewe ku byo muganga nkoreye ndabyemeza neza, nkemera neza yuko ibyo bishoboka. Arashoboye rwose. Yavuze ko no mu nzu n'ibirimo byose byamaze kugenda. Ubu ngubu nabyizeye. Ariko namwe mwatubeshye, yavuze ko mwamuhe 100 mumusigayemo ayandi sinema cyangwa n'ubwo mwe mufite? N'ubwoba twari dufite. Mwamuhejerwa musigayemo irindi? Tumusigayemo irindi. Reka mbashimire. Murakoze cyane. Nshaka nigendere. Ariko reka tubahe dusura inzu, ariko tuzagaruka mu kindi kiganiro. Turabashimiye, katubaherekeze, hagize ikindi kintu kiwe twagaruka kuri kamera. Kandi wari we wese mumubwire rwose zira nimero rwose nta kibazo. Turazishyiraho.
cyane cyane ko nk'ayo w'umunyamakuru ubonana n'abantu benshi cyane n'aba bakobwa bafite bya bibazo barabikemura. Urakoze cyane. Mfite